Tuguhaye ikaze wowe udukurikira ku biganiro bya Nutrimed Plus, turagusubuje ndetse tugushimiye yuko uguma kudukurikirana buri munsi. Uyu munsi muri kumwe nanjye mfite Suleya nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero tugiye kuganirira hamwe ibigendanye n'indwara zifata umutima, imiyoboro y'amaraso ndetse n'imitsi muri rusange, ibyo twikunda kwita cardiovascular diseases. Cardiovascular diseases ubundi ni indwara zose zishobora kuba zigendanye n'uburyo umutima ukora, uburyo amaraso atembera mu mubiri, uburyo imitsi ijyana ndetse nigarura, ibyo twita artère na veine, uburyo bikora muri rusange. Ariko habaho indwara nyinshi zishobora kuririra kuri bimwe muri ibyo ngibyo, cyangwa se mu kudakora neza kwa kimwe muri izo ngingo tuvuze. Izi ndwara za cardiovascular diseases nizo ndwara zica abantu benshi ku isi, aho 32 z'impfu zose zibaho ku isi ziterwa n'izi ndwara z'umutima ndetse n'imiyoboro y'imitsi, kandi 85% byazo zose zishobora kuba ziterwa na heart attack ndetse na stroke, kuba wahagarika umutima ntugume gutera ndetse no guturika kw'imitsi byibasira 80% by'izi ndwara zose ndetse n'impfu zose ku isi. Izi ndwara rero nizo tugiye kurebera hamwe, turebe ngo ese kizi ndwara ziri kugenda ziyongera, ndetse no mu Rwanda tuzareba ngo mu Rwanda ho bimeze bite. Ibi turi kuvuga ni ku rwego rw'isi yose uburyo zihagaze, noneho tuzareba ngo mu Rwanda bimeze bite, ni igiki ushobora gukora kugira ngo ugabanye ibyago byo kurwara izi ndwara z'imitsi, z'imitima, guturika kw'imitsi n'ibindi, ndetse tunareba ngo warya ute. Tuzajya no mu gikoni tubereke ngo ese nshobora kwitegurira gute ayahe mafunguro, nitaye ku bihe, nirinze ibihe, kugira ngo izi ndwara nanjye zitazangaragaraho. Ikindi tuzarebera hamwe superfood, cyangwa se ibiribwa bidasanzwe bishobora kugufasha mu kurinda izi ndwara. Cardiovascular diseases rero zihuje ibyo twakwita risk factors, ni ibintu bishobora gutiza umurindi kuba warwara izi ndwara. Icyambere, zihuje kuba umuntu afite imirire itaboneye, icyo dukunda kwita unhealthy diet, ni ukuba umuntu arya nabi. Tuzabireba byimbitse ngo ese iyo tuvuze imirire itaboneye ishobora gutera kurwara izi ndwara zifata umutima n'imiyoboro y'amaraso, tuba tuvuze iki. Icya kabiri gishobora gutera izi ndwara cyangwa se gutiza umurindi izi ndwara ni ukudakora imyitozo ngororamubiri. Nabwo tuzajyamo hasi turebe niyihe myitozo ngororamubiri ukwiriye gukora kugira ngo utarwara izi ndwara. Cya gatatu, zishobora gutizwa umurindi n'ikoreshwa ry'itabi riri hejuru ndetse n'ikoreshwa ry'inzoga riri hejuru. Ubundi ni ibyo bintu bine bishobora gutiza umurindi izi ndwara za cardiovascular diseases. Nkuko tubibonye rero, harimo ubwoko bw'indwara zitandukanye. Tugiye kureba turebe iz'ingenzi zizwi cyangwa se dushobora ku outlininga, noneho kandi tuzagenda tureba ngo ese zitandukana gute, ni n'ubuhe buryo umuntu ashobora kuzirinda. 3/4 by'impfu zatewe na cardiovascular diseases zibasira ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, cyangwa se middle income countries ndetse na low income countries. Ni ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, 3/4 byose ni twebwe byibasira, ndetse n'u Rwanda turi muri ibyo bihugu bibarwa nk'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Ese ni iyihe mpamvu ituma ari twebwe zibasira cyane kurusha abandi? Ese ni ikihe dushobora gukora nkawe udukurikira nk'umukunzi wa Nutrimed Plus? Ni igiki ushobora gukora kugira ngo nawe utazisanga muri bano bantu bazirwaye? Icyambere gishobora gutuma zibasira ibi bihugu byacu biri mu nzira y'amajyambere nuko ubukungu bwacu buracyari hasi, cyangwa se buracyari gukura, ariko ibigendanye n'ubuzima no kwita ku buzima biracyari hasi. Wenda mu Rwanda twebwe hari ukuntu biri kugenda bitera imbere, ariko cyane cyane muri ibi bihugu twese
tubarwa yuko ubuzima bwacu uburyo tubwitaho ntibiragera ku rwego rushimishije. Icya kabiri nuko abantu benshi ntibipimisha ibigendanye umutima wawe utera gute. Ubu ngubu hari umuntu udukurikira uheruka gufata igipimo kifata umuvuduko nk'umwaka ushize, ariko ni kimwe mu bintu bitiza umurindi kuba ari twebwe 3 bya 4 bya ziriya mfu zose twabonye byibasira abantu bari munsi y'ubutayu bwa Sahara ndetse n'abandi bari mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Ni ukubera ko nitwipimisha ngo turebe uburyo bimeze. Ariko ku bw'amahirwe twebwe mu Rwanda kuri centre de santé zose ushobora kujyaho bagupimira umuvuduko wawe w'amaraso ndetse bakanagupimira n'isukari ukamenya aho uhagaze nta kiguzi, nta mafaranga wishyuye. Ikindi, ibi bihugu byacu by'amajyambere uburyo bwo kuvura izi ndwara cyangwa se kubafite indwara zikenera kubagwa kugera gute, abenshi bapfa batabonye ubwo buvuzi, bigatuma rero ya mibare yacu irushaho kuzamuka. Ariko inkuru nziza nuko izi ndwara zose twabonye ibizitiza umurindi ni ibintu umuntu we ubwe ashobora guhindura, cyangwa se nibyo bise behavior risk factors. Ni risk factors ni ibibitiza umurindi, ariko cyane cyane bikomoka mu myitwarire. Umuntu ashobora kurya imirire iboneye, umuntu ashobora kureka itabi, ashobora kureka inzoga, ndetse ashobora no gukora imyitozo ngororamubiri. Uri kumva ko nibyo byibanze bibitera, ni nabyo umuntu ashobora nawe guhindura bitewe n'amahitamo yagize. Gusa umuntu ahitamo kuko yamenye byinshi cyangwa afite amakuru menshi kuri izo ndwara. Niyo mpamvu rero turaha kugira ngo tubigishe byimbitse, uvuge ngo guhera uyu munsi izi ndwara nzazisezerera bitewe nuko ibizitera shobora kubyirinda. Zimwe rero muri izi ndwara cyangwa se indwara zibanze zishobora kuboneka muri izi cardiovascular diseases, iya mbere niyo twita coronary heart disease. Izi ndwara hari igihe ziba zidafite amazina atomoye y'ikinyarwanda, ariko coronary heart diseases ni indwara zigendanye n'imitsi ihereza umutima. Iyo iyi mitsi igize ikibazo, umutima ushobora kugira ikibazo. Iyindi ya kabiri niyo twita cerebrovascular diseases. Ni indwara zigendanye noneho n'imitsi igaburira ubwonko. Ubundi umubiri wacu wuzuyemo imitsi ijyana amaraso n'iyindi iyigarura. Izi ndwara rero zishobora kwibasira iyi mitsi. Iyi mitsi ishobora kuziba, ishobora kudasuplyinga neza, ishobora kudatanga amaraso neza, yaba ku bwonko, iyo tubonye ya kabiri, ndetse iya mbere no ku mutima. Iyo umutima rero utagerwaho n'amaraso neza, bituma nawo utabasha gukora. Nubwo ari wo upampinga, ujyana amaraso mu mubiri wose, ariko iyo nawo utagerwaho n'amaraso neza ushobora kurwara. Indwara ya gatatu niyo twita peripheral arterial diseases. Ni indwara iyo ifata imiyoboro cyangwa se imitsi igendanye no mu maguru no mu maboko, kuko naho hari igihe usanga umuntu akaguru katagikora cyangwa se karabaye umukara, amaraso atagera mu gice runaka cy'akaguru cyangwa se cy'akaboko. Ikindi gice cya kane nicyo twita rheumatic heart diseases. Iyi ngiyi yo ni indwara ifata umutima, ariko kandi itewe n'agakoko cyangwa se na bakteri ishobora kwangiza uburyo umutima ukoramo. Iyi ndwara kandi iza ari nka shock, ko umutima nyine uba watatswe n'izo bakteri, noneho ugafunctioninga nabi ndetse ntukore neza. Ariko iyi ndwara kimwe nashatse kubabwiraho nuko bavuga yuko iyi ndwara ishobora ndetse no kugendana na bakteri zitera angine. Hari abantu benshi bakunda kurwara angine ntibazivuze neza, ariko iyo bibaye chronique bihoraho, ziriya bakteri zitera kurwara angine, abataza angine ni kwa kundi umuntu arwara mu mihogo hakabyimba, iyo zikubayeho akarande zishobora ndetse no kugira uruhare mu gutera iyi ndwara ifata umutima.
ni byiza yuko ku muntu ufite umwana mutoya cyangwa se nawe ari mukuru akunda kwibasirwa n'iyi ndwara ya angine, ni byiza kuyivuza neza ukagira umuganga ugukurikirana kugira ngo utazarwara iyi ndwara y'umutima. Iyindi ndwara ya gatanu niyo twita congenital heart diseases. Congenital heart diseases tubonamo izi ndwara zifata umutima ariko cyane cyane umuntu yavukanye cyangwa se harabayeho kwirema kubi cyangwa se malformation, kwirema kutameze neza k'umutima n'imiyoboro y'amaraso. Ibi rero nibyo bita congenital heart diseases, zikunda kuboneka mu bana kuko nyine ni indwara ziboneka umuntu akiri muto kuko aba yarabivukanye. Ikindi turi bubone habonekamo indwara abantu benshi bakunda kwita yuko ari heart attack. Mu Kinyarwanda muratwihanganira hari igihe haba hatariho amagambo aboneye y'Ikinyarwanda neza, ariko ni indwara yo gufatwa n'umutima ndetse n'indwara bita stroke. Gusa heart attack na stroke ntabwo ari indwara umuntu agendana, ahubwo ni ikintu kiba rimwe nyine umuntu akagira heart attack cyangwa se akagira stroke. Izo si indwara umuntu ashobora kugendana, ahubwo ni nka outcome, ni ikiba kivuye muri za ndwara z'umutima twabonye. Izi ndwara rero zose nk'uko twazibonye, zose twabonye ko zigendanye n'imiyoboro y'amaraso ndetse n'umutima. Heart attack yo rero ni igihe haba habayeho kwifunga k'umutsi cyangwa se amaraso ntagere ku bwonko no ku mutima. Iyo atagera ku mutima niho umutima ushobora guhagarara kubera ko habayeho kwifunga k'umutsi. Kwifunga k'umutsi tuzareba neza ibishobora kubitera, ariko nibyo bita heart attack, umutima ukareka kuguma gukora. Stroke yo rero ni igihe nabwo habayeho guturika k'umutsi ujyana amaraso mu bwonko, noneho byombi bigashobora guterwa nuko umutsi wabanje kwifunga, kabiri stroke ho hakazamo noneho no guturika k'uwo mutsi. Akenshi rero imitsi yifunga byagenze gute? Ushobora kuvuga ese nanjye umutsi wanjye wazifunga simbimenye, cyangwa se ushobora guturika simbimenye. Ntabwo ari ibyo. Umutsi ushobora kwifunga buke bukeya ntubimenye, ariko iyo habayeho kwifunga burundu cyangwa se no guturika kwawo bwo urabimenya kuko habonekaho amasinye n'amasymptome, ibimenyetso bikwereka yuko wagize ibyo bibazo. Ariko akenshi tubiciyemo gakeya nuko akenshi bishobora no guterwa nuko habayeho kuvura kw'amaraso agakora nk'ikintu cy'ikibumbe noneho kikabloka umutsi. Ikindi bishobora ndetse no guterwa n'ibigendanye n'ibinure bigenda biziba umutsi, noneho amaraso akananirwa guca mu mutsi neza, bigashobora gutera kwa kwibumba kw'amaraso cyangwa se kwa guturika k'umutsi bitewe n'uko umutsi wawe utashoboye gusiporta iyo pressure iri gucamo. Ikindi muri izi ndwara habonekamo niyo twita hypertension cyangwa se kugira umuvuduko ukabije w'amaraso. Umuvuduko ukabije w'amaraso nayo ni indwara ifata, twavuga imitsi n'umutima byose biri kombine, byose bihurije hamwe, kubera yuko ni uburyo amaraso aca mu mitsi ariko akacanamo imbaraga. Ntago ari uburyo amaraso yirukanka mu mubiri, ahubwo ni imbaraga amaraso acana mu mutsi. Uko amaraso akubita ku mutsi, iyo pressure ashyiraho nabyo bishobora kugira uruhare mu guturika kw'imitsi, bikavamo stroke cyangwa se bikavamo n'ubundi burwayi bwinshi bufata imitsi ndetse n'umutima. Ibyo rero nibyo bya mbere ukwiriye kumenya kuri izi ndwara zigendanye n'imiyoboro y'amaraso n'umutima, ndetse ukanamenya na bya bintu bine twabonye bishobora kubitiza umurindi kandi ari ibintu umuntu ubwe we ashobora guhindura cyangwa se
kwirinda bitewe n'imyitwarire ye muri rusange. Ikindi tuzareba mu kiganiro cyacu gitaha, tuzareba ngo ese umuntu ufite ibi bibazo ni ibihe bimenyetso ashobora kugira. Ese umuntu warwaye izi ndwara ni ibiki ashobora kwibonaho agahita yihutira kujya kwa muganga kuko ari ibimenyetso mpuruza. Ndetse nyuma tuzanareba noneho nkwiriye kurya nte kugira ngo iyi mitsi yanjye n'umutima wanjye n'ubwonko bigume gukora neza. Mwari kumwe nanjye mfite Suleya, naho ubutaha.